Bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo nimero ya 5 namba 5. Ndabasuhuje rero mugira amahoro y'Imana, mukomere, nizere ko muri bazima aho muri hose hirya no hino, abari muri Afurika, abari mu Burayi, Aziya, Oceania ndetse na Amerika. Aho hose ndabasuhuje mwese mwumva ururimi tugamba, ururimi rw'ikinyarwanda. Bavandimwe rero, reka tuganire, ariko mbere na mbere nk'uko nkomeje kubibasaba, reka mukorera like. Ni ukuri ugifungura ikiganiro kikugeraho ujye ukanda like, ndabizi ko uzajya uryoherwa amakuru tuba twabashe kuyacengera, twayumvishije, twasesenguye. Hari n'ayo birumvikana tutanga, ariko tukabamenyesha ngo ayo ntabwo tuyahagazeho neza. Mujye musoma rero mwumve, hari ayo tuba tubonye batubwiye. Narababwiye ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Tuba turi inshuti n'ibyo, ariko umuntu nawe kandi nawe ntiwamurenganya, nawe ashobora gukabuta amakuru akayakoherereza koko kumva ko ariyo, nawe ukizera ko uyakohereje ukaba umwizeye, bityo ukayatangaza. Nawe rero akaba yayafashe kuri ubwo buryo, ariko wenda atari ayo kuri suruse, atariyo. Ariko noneho iyo turi kubona turi gushidikanya, turabibabwira. Bavandimwe rero, mukomere cyane. Reka tubagezeho n'ubundi update zikomeye ziri kutugeraho. N'ubundi tuvuge turavuga kuri Perezida Tshisekedi, uruzinduko rwe mu Misiri. Noneho dukomeze tujye muri Nord Kivu, tuvuge kuri Walikale ndetse n'imirwano iri kuhabera na Rubaya. Noneho tujye muri Sud Kivu, tujye mu Minembwe. Birumvikana ubwo mu Minembwe naho turavugaho, tugenda duhushura, ntabwo turatinda, ni ikiganiro gitoya. Noneho turangirize ku isano cyangwa se inyungu cyangwa se ingufu ziri hagati ya Kagame ariwe gatsiko ka Kigali na Minembwe. Tuvuze Minembwe twumva Abanyamurenge, nubwo hadatuye Abanyamurenge gusa, ariko bavarimwe ako kantu ushaka kugeraho tukavugeho. Ndavugaho igice cya mbere, ariko nzongera mvugeho, hari n'igihe nzakora n'ikiganiro cyacyo ku Banyamurenge. Relation iri ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'Abanyamurenge n'agatsiko ka RDF Kigali. Rero reka twihuse dutangire ku ruzinduko, ariko mukande like, mukore subscribe ku batari biyandikisha, abandi mukore comment, mutwandikire, abandi nabo musharinge ibiganiro, kandi murakoze, muri abantu beza. Duhereye kuri Tshisekedi rero, Perezida Tshisekedi Chirombo Faci, uruzinduko yagize hagati y'itariki 10 na 11, ntabwo twaruvuzeho, rwo mu Misiri, asuye mugenzi we wo mu Misiri. Iki nacyo kigomba kuvugwaho mu buryo bwo kugaragaza iterambere Perezida Tshisekedi ari kuzanira Kongo cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo abagabo barahuye, biba ngombwa ko, ariko ubwo yabasuye nyuma y'inama ya 92 y'abaminisitiri mu byerekeye iterambere cyangwa se uburyo mbese bwo gukungahaza imiyoborere cyangwa se iterambere n'ubundi ry'ubuyobozi bw'igihugu cya Kongo. Aho ngaho ni ukuvuga ngo inama y'abaminisitiri mu byo yizeho ko umubano mu byerekeye ububanyi n'amahanga, ubwo hateguwe, birumvikana ko haba hariho ingendo perezida w'igihugu agomba gukora mu bihugu by'amahanga. Aho rero igihugu cyateguwe n'ubundi yagombaga kujyamo ni igihugu cya Misiri. Kandi Misiri murayizi bavandimwe, Misiri ni igihugu gikomeye cyane mu byerekeye intwaro, mu byerekeye intambara. Ni igihugu gifite abasirikare benshi cyane mu gutoza ingabo. Icyo gihugu kirakaze. Ubwo rero ntabwo ndarondora byinshi, nge ngusha ku ntego. Ni ukuvuga ngo perezida akigerayo basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Namwe muri kumva igihugu cya Kongo cyaratewe, giterwa n'agatsiko ka RDF kayobora ubucuri igihugu cy'u Rwanda. Noneho biba ngombwa ko intambara nyine birumvikana bayishoza kuri Kongo.
niyo mpamvu rero Kongo cyangwa se ihagarariwe n'umuyobozi wayo w'intwari Perezida Tshisekedi Tshilombo Antoine, nawe ashakisha uburyo abo bantu bamutera yakwigobotora nabo. Ntabwo ari ako gatsiko gusa bavandimwe, murabizi ko gatumwa na bampatse ibihugu, ntabwo ari agatsiko k'u Rwanda gusa cyangwa se ka RDF karwanira ntambara, n'abazungu murumva ko bafatirwamo, Abafaransa n'abandi bose b'abazungu mumva ko bajya bafatirwamo. Ni ibihugu byinshi cyane rero, niyo mpamvu nawe agomba kwiyambaza imbaraga. Niyo mpamvu mwabonye ko Tshisekedi yakomandinze intwaro hirya no hino, yakoze amatraining ku basirikare bashya, yajonje mbese yakoze ibyo nakwita asenisoma mu gisirikare cya Kongo, kugira ngo abone uko arwana urwo rugamba. Niyo mpamvu rero bavandimwe, nababwiraga ngo urwo ruzinduko yakoze wenda abatarabyumvishije, ariko mubyumvira ahangaha kuri DRC News, urubuga rwacu rwiza, mujye mwumva naho amakuru. Hari abatumva wenda biyumvira kuri ino channel yacu, abo kandi nabo nta kibazo bose baba bafite, usibye ko niyo wumva hirya no hino biba byiza, ariko urubuga rwacu nturwibagirwe. Ubwo rero mumenye ngo Tshisekedi basinyanye amasezerano yo y'ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gutabarana. Bivuge ngo ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa ko guhera uno munsi igihugu cya Misiri gitabara, mbese Kongo igihamagara, ni nk'ako kanya no gutabara. Ikindi cya kabiri bakoze nuko Perezida Tshisekedi akimara gusinyana amasezerano na Misiri, yahise ahamagara kandi cyangwa se ategeka ari perezida w'inteko ishinga amategeko, ari minisitiri w'ingabo, ari chef wa etat major w'igisirikare cya Kongo FARDC, ko bategura batayarisha abasirikare bari ba speciale bagomba kujya gukoreshwa amatraining cyangwa se amahugurwa muri Misiri, mu gihugu cya Misiri, kugira ngo nabo bihugure. Bavandimwe, nubwo intambara ziba zihari, buriya igisirikare nyine kiba kiri gukora ibintu byinshi cyane, kijyana guhugura, gitraininga abandi, kijyana ku rugamba, kibadirisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo nibyo baba barimo. Aho rero reka tuhave, nuko nayo makuru nashaka kugira ngo mbabwire. Noneho reka ngere ari kuri tere ku rugamba, ndagira ngo mbatangarize ko muri Nord Kivu imirwano n'ubundi naho irakomeye cyane. FARDC na Wazalendo bifashe neza cyane, bari kugenda rimwe ku rindi, bagenda batera imbere. Ndabibutsa ko kandi mboneraho no kubwira Kagame agatsiko ke n'ingabo ze zatsinzwe. Uriya iyo wirukana umuntu, wowe katsiko RDF, iyo mwirukana umuntu, ubundi iyo wirukana umuntu ukamwirukankana, imbaraga zose ntuzajya uzimara, ujye wisigariza niza zagusubirana inyuma. Kuko nagusubirana inyuma, we agusubirana inyuma n'imbaraga nyinshi, ku buryo utabasha kwiroturuva ibibaye. Kuko uramwirukankanisha cyane. Muribuka Mubaraka Muganga avuga ngo ngo amezi 6 tukaguruka ngo na Rwanda tukagera tukigerera muri Kongo, ibyo dushaka byose, amabuye y'agaciro tugacukura, Kinshasa tukavuyanga, igisirikare tukakivuyanga. Mwibuka icyo gihe yavugaga ayo magambo. Ntabwo yigeze yisigariza imbaraga zizamusubiza inyuma. Ntabwo yigeze yumva ko Kongo ari igihugu gifite ubukungu gishobora gufata n'isi yose, kikavuga kiti mudufashe, noneho bakagira igikorwa bakora, isi yose izareberaho, kandi muzabibona bavandimwe. Ubwo rero nujya wirukankana umuntu, ujya wisigariza imbaraga zo gusubirana inyuma, kuko iyo umugejeje ku rukuta abura aho ajya, noneho sasa akikonsantra ku buryo bwose akora imbaraga zigusubiza inyuma. Kandi iyo yagusubije inyuma, ugenda uri kugwa ku biti, uri kugwa ku mabuye utazi naho waturutse, kubera kuba warigize bajeyi, warabonye ko nta kibazo yagutwara, ntacyo. Bavandimwe rero, ubwo aho ngaho niho Wazalendo na FARDC bari gukubita iyi RDF, bakayikubita ngo niye mu 23 nk'itarigeze ibi gisirikare. Aha ndabatangariza ko Kibati yigaruriwe ejo bundi na Wazalendo na FARDC, bongeye kuyigarurira. Wari kare kandi nanone umunsi byari ejo kuri 15 ndatekereza niho byari biri kugira gute, byari biri gutsitsagurana, ariko ubona ko n'ubundi FARDC n'ubundi ifite kugira ngo ibatsimbura aho bari bayiteye muri Buhimba. Rubaye rero naho ahitwa Kibabi,
Wazalendo na FARDC barahigaruriye, kandi muzi ko n'ubundi bigaruriye n'ahandi hitwa Gatoyi centre. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aho turi kuvuga aho ngaho muri Rubaya ni turu ya Rubaya, ni kwa kundi n'ubundi barayigose na mbere. Bavandimwe, hari abantu bagiye bacika intege ngo ku Kinono batahise binjiramo. Oya, kwinjira ni pole pole mu gisirikare. Ntabwo wenda twe tuba turi abasivile, ariko mujye mumenya ngo igisirikare ni igisirikare nyine. Nuko rero nuko bimeze muri Nord Kivu. Twihuse rero tudatinze, n'ubundi ntabwo mbashaka kugira ngo mbatindire bavandimwe, reka tugere mu Minembwe. Mu Minembwe rero mu minsi ishize twarabatangarije, ndetse turi kuririmba tugira gute twishima duti Minembwe bayifashe. Ntabwo ari uko batari bayifashe bavandimwe, narababwiye nyuma tekinike yo kuri teri y'igisirikare ko habaho foro itatu. Nongere mbibibutse, hari foro ibiri kumwe, hari navuga ngo hari erema ziba ziri kumwe n'umwanzi ndani, ziba zisangira, zinywa agacupa, zicungana gutyo, ariko batazwi. Iyo ari abasirikare ariko bo bita bakunda kwita intelligence, abo baba barimo. Ni ukuvuga ngo rero iyo barimo, bari kubona uburyo barimo, niho babigaragara bati ahantu twarangije kuhagera, twarabafashe. Hari ikindi cyiciro noneho kiba kiri kuri front line, kiyekariseho gatoya, ari nacyo bya bindi bihanganye, amasasa ahanganye, noneho bari kurebana. Aho baba bari ku gasozi kiyekarise hehe, wenda tutanga urugero muri Minembwe centre, ni ukuvuga wenda nko kuri birometero 2 haba hari iyo front line, noneho iri gutitsaguranira aho ngaho b'abasirikare basanzwe. Noneho hakaba indi front line iri kure mu birometero bigeze no ku 10, noneho yo itere bya bindi by'amamorutiye, ibisasu arume d'appui aho ibiri. Nari ndi kubibibutsa, narabibabwiye ndabizi mu kiganiro gishize. Ikaba noneho hariho bari gutera amakompura, ya makompura arenga hahandi bari kurebana mu maso bahanganye, akagwa rimwe na rimwe agwa aho ngaho aho bari guhangana, akarenga ya linye yabo, akagwa ku mwanzi hakurya. Byaba na ngombwa akarenga akaba yagwa no muri santire iyo hirya. Aho rero nibyo byiciro bitatu. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, utangaza amakuru hari yavuga ati byararangiye, twarahageze, kubera uburyo ari kubona yahageze. Ariko bavandimwe, ibiri kufatika uyu munsi, ejo niho baba bari kurwanira ahantu bita mu Bijombo, kandi ubwo ntabwo barwanira ku gasozi kamwe, baragose. Minembwe yaragoswe yose. Noneho umugambi nanone bari kurwanira ahantu bita kuri Sinayi, bahafashe. Naho hari noneho hasigaye agasozi kitwa Kitavu, umusozi muremure cyane, ari naho RDF M23 cyangwa se birwaneho, aribo birangize, nibirangiza ubu nibirangiza, ntabwo ari birwaneho kuko ni ukwirangiza, kuko ndatekereza ko twirwa umuntu wabirwaneho utazajya mu maboko ya FARDC, uwo ngo agomba kurangira, akasibangana neza, akibagirana muri Minembwe. Abo rero bavandimwe, nuko bimeze. Ubwo rero ku uwo musozi wa Kitavu niho bagiye kwihisha, niho bacukuye indaki. Muribuka ko imirwano, intambara tekinike ya RDF nta yindi niyo gucukura imyobo nk'imbeba, niyo gucukura imyobo nk'inyaga, ni ukwinjira mu myobo. Iyo myobo rero FARDC niba mwarabonye utureresi mu rurimi rw'ikirundi cyangwa se video, ni ukuvuga ngo ziri gucicikanaho isuko yateye amabombe. Mwabonye bombe ukuntu yitera ikajya hasi nko muri metero 20. Aho rero niho uzasanga bamwe babasibiyemo, babatabiyemo. Ndega nuko Kongo irwana giprofessionel, ubundi iyi ntambara iba yararangiye. Ariko Kongo ishaka kwerekana ubushobozi ifite, ishaka kwerekana discipline ifite, ishaka kwerekana diplomasi ifite, ishaka kwerekana ni ukuvuga ngo ubunararibonye ifite, kandi no kugaragariza abaturage ko imiyoborere yabo ari normal, imiyoborere myiza ari normal. Baba barayirangije. Ni ukuvuga ngo ubu Kongo yaba ari nk'akaragatsiko ka RDF, kaba karamaze kumara abaturage, karagiye nka buriya hariya Minembwe, kaba kagiye kacucuma amabombi, indege, bikarangirira aho ngaho, ariko abaturage bakahagwa. Ariko rero Kongo yo ntabwo ari iyo. Ni igihugu gishaka kwerekana mu ruhando rw'amahanga ko cyageze ku iterambere ryaba irya gisirikare, ubukungu, imiyoborere myiza, n'umubanyi n'amahanga. Aho rero bavandimwe, ngaho uko bimeze mu Minembwe.
Minembwe santere bayirimo, ariko bayirimo badashaka kugira gute, nta tangazo rya FARDC ryari ryakorwa kuva aho bafashe. Aha rero ndashaka kugira ngo mbabwire ibanga nta muntu warimbikije wa mugani, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ibanga rimeze rite. Ni ukuvuga ngo buriya hari umutego cyangwa umukenyuro leta y'u Rwanda yafashe karagatsiko kw'amayeri ko kugira ngo kazamarisha abantu muri Minembwe. Nyuma ngiye kubabwira isano, ndababwira isano y'abanyamurenge na Minembwe yabo n'agatsiko ka FPR kashoje intambara muri Kongo, aho ruzingiye muri make. Ariko mpereye n'aha ngaha ni ukuvuga ngo kariya gatsiko ka RPF RDF gafite umugambi. Mwibuka ko musubiye inyuma gake, mwibuka ko kashatse kugira ngo gakoreshe penaliti abakongomani basubiranemo biranga. Kashatse gukoresha penaliti abakongomani na wazalendo, abasirikare FARDC ngo baruhe ibisasu mu baturage, nabyo biranga. Ahubwo iyo babiroshye ku musozi bahita batangaza ngo babiroshye mu baturage, pour dire que babuze uko FARDC yabiroha mu baturage ngo babone icyo bavuga, nubwo babwejagura ariko ntibagire n'ubumva. Noneho bavandimwe rero, muri iyi ntambara ya Minembwe harimo ubwenge n'amayeri menshi, ariko ayo mayeri agatsiko kapanze cyangwa se RDF yapanze, Kongo ikaba yarakamenye kera. Ubu nge ndibaza abayobozi b'agatsiko k'u Rwanda, bayobozi ba gisirikare muri gushaka kurwana, nubwo wenda mwoherezwa n'amahanga n'abamatsi b'ibihugu, mwebwe ntimwamenye ubwenge ngo murebeshe n'amaso, mumenye ngo Kongo yarangije kubinjirira, amabanga yanyu yose irayazi. Ibintu mukirimo ni ibiki kweli? Bo rero bashatse, ejo bundi bohereje ingabo 300 Minembwe isumbirijwe, kugira ngo bagire gute, kugira ngo izo ngabo zigende zintimida abaturage b'abanyamurenge, kubera ko banze kujya mu Rwanda, noneho zibajyana igihiriri bagende, kubera iyo fuite ibayeho cyangwa se uwo muriro ubayeho. Ibyo ngibyo Kongo yari yarangije kubimenya, noneho bashaka ubundi buryo barakora masakre. Igisirikare cya Kongo kiramutse kidekareze twagezemo, cyangwa se na FARDC twagezemo, na FDNB ngo twagezemo bagaragaremo, noneho bahite bakora ya masakre bayitirire babana. Niko gucungana bavandimwe. Na wundi Minembwe yo yarafashwe, Muraruma yarafashwe, na Pratikoma deja yarafashwe, ariko noneho ntago biragaragara, ntago bashaka kugira ngo bigaragaze, kuko bigaragaye hari mukenyuro agatsiko kafashe, RDF yafashe izakora. Abo rero nibyo bari gucungana, gucyo gucungana, umwe azamura iyeri undi azamura irindi, nuko gucungana kuri. Bavandimwe rero, niyo mpamvu mwumva ngo kuki bitari gutangazwa, ariko naho ngaho gusa ingabo cyangwa se izo nyeshyamba ahantu zisigaye zagiye kwihisha mu myobo, abandi muzi ko bapfuye. Reba ofisiye narabatangarije bageze muri 10 n'abandi, kugira ngo hapfa ofisiye bameze kuri ubundi bari ofisiye bapfa ari uko umujyi wafashwe. Uko byamera kose bari ofisiye ntabwo bajya bapfira ku gasozi runaka, igihe ahantu hari point strategique cyane umujyi niho bapfira kugira ngo babakuremo. Nicyo kimenyetso rero kibabwira ngo Minembwe yo yarafashwe. Ni ukuvuga ngo rero ubigisigaye ni ratissage ubundi irimo, n'amayeri yo gucungana ngo RDF imikenyuro cyangwa imitego yateze irebe ko yayigeraho, ariko byararangiye. Gusa Imana yarabavumye, byararangiye, nta n'ubwenge mukigira, nta n'umugambi, namwe ubwanyu ntimukishakira no kubaho. Bavandimwe rero, reka ngere kuri ya nyungu iri hagati, cyangwa se navuga ngo isano, cyangwa se aho ruzingiye mu ntambara yo muri Kongo, yo mu burasirazuba bwa Kongo, yashojweho n'agatsiko kayoboye bucuri igihugu cy'u Rwanda. Ubu nimujya kumva ngo FARDC iratangaje ngo Minembwe yafashwe, rero ntabwo murarindira n'iryo tangazo, muramwarangije kuribona bavandimwe. Mumenye ngo umutima wa kariya gatsiko waciye. Mujya mwumva umuntu iyo arwaye yageze ku munota wa nyuma, mukumva ngo noneho umwuka umuvuyemo. Minembwe ntimutekereze na Rubaya, ntimutekereze ngo Goma, ntimutekereze ngo Bukavu, ibyo byose ni ubusa, kuko
umutima w'iriya ntambara uri muri Minembwe. Turi muri Minembwe gute? Minembwe buriya imibare yose yakorewe muri Minembwe guhera intambara yatangira muri 1996. Kariya gatsiko RDF bapanze bati tuzakoresha abanyamurenge. Abanyamurenge rero mwabonye ukuntu intambara yakomeje kugiza buhoro buhoro bivangura hazamo bita Kagara. Ibyo byagushije agatsiko cyane, mbese gata umutwe karavuga ati ariko kubera ko twiyensitaye muri Minembwe hari ikindi kintu nibagiye kubabwira, ni ukuvuga ngo imbaraga zose za gisirikare, ibikoresho byose buriya birunze muri Minembwe. Bavandimwe, nubwo FARDC bimwe yabifatiye muri za Mikenke na hehe barabitabye, hari ahandi bitabye muri za Minembwe henshi, ndetse no kuri uno musozi witwa Kitavu bishoboka kuba ariho biri, na muri iyo izo ndake bagiyemo bishobora kuba arimwo biri byinshi. Aho rero bavandimwe, ni ukuvuga ngo ubukungu bwose, imbaraga zose ni hariya zari zirunze. Yego no muri Rubaya zirimo, ariko ndababwiye ngo kubera ko hari abashaka guporoteja no kugira ngo abanyamurenge izina ryabo rikomeze ryumvikane ko ariho bari kurwanira, kandi nibamara kuhava ikinyoma cyabo kikazaba kigaragaye, kigiye ku mugaragaro, ya mabuno y'inkoko agaragaye, niho umuzumva ngo birarangiye. Izindi ntambara ahandi hantu hose hazagwanirwa azaba ari ugukubura, azaba ari ukwiruka. Bavandimwe rero, aha niho ruzingiye. Nababwiye ngo isano iri hagati y'agatsiko n'intambara yo muri Kongo n'abanyamurenge. Abanyamurenge nibamara gufatwa hariya, nako FARDC ikabasekiriza na wazalendo bakayorwa, muzaba mureba kwa gusirimba kwabo ukuntu kuzazamuka. Nikuramuka kuzamutse rero amahanga akabibona, ubwo ikinyoma kizaba kirangiye. Niko gutsindwa kwa gatsiko, niho umutima uzaba uciye, niho umwuka uzaba uvuyemo. Bavandimwe, ndatekereza ko nta zindi mbaraga RDF zongera kugira kuko itazongera kuvuga ngo abanyamurenge bari kubica. Noneho rero hazakorwa iki? Nicyo nshaka kubabwira rero. Nagiye nkunda gutanga ibiganiro babwira ngo agatsiko ka RDF kiteguye kuziyahura, kuko barabavana mu Minembwe babakomezanya mpaka kubageza ku mupaka. Aho rero nta handi hantu barabasigaye, barabona ko byabarangiranye. Agatsiko k'u Rwanda ka RDF kagiye kwiyahura, kandi ibintu kagiye gukora ni bya bindi biri navuga ngo bizagaragarira n'isi. Mu byitege rero, ibyo ni ukwiyahura nyine, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugwana ngo hari strategy bazakora bakora intambara wenda oya, ni ugukora ibintu by'ubwiyahuzi. Niba bazabikorera mu Rwanda, niba barabikora ku butaka bwa Kongo, aho ntawe ubizi, ariko ikigaragara ubwo bwiyahuzi bazakora ni ubwo kumara abantu. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, bakongomani, barundi, mwitegure. Aka gatsiko ni nka kwa kundi inka iba iziritse, ya nka yica iziritse, iyo ikiziriko rero mujye mureba ibyikora ya yindi yica. Aho rero mwitegura aka gatsiko kuko kiteguye kurangiza abantu. Ntabwo iriya dayimoni, uriya ni umuzimu. Twajyaga twiga kera ngo Nyabingi ni umuzimu, Byangombe ni imandwa. Bariya rero ni ibyo bintu byo mu mateka twagiye twiga kera. Bariya bantu bamwe bakozwe muri ibyo ngibyo, bagiye bavukira muri abo bantu, nibo mugiye kuzabona bigaragara. Murakoze rero kuba mwakomeje gukurikira ikiganiro. Turi kumwe, ibiganiro nakagaruka, n'ubundi ubutaha turakomeza tubagezeho amakuru ko arageza. Mwirwe kandi mugire umunsi mwiza.